Nongeye kubasuhuzaho mwe mukurikiye INTEGO TV. Nge Dani Rurema tugiye kubana uyu munsi muri iki kiganiro kigaruka ku nkuru y'umuhanzi Ngabo Medard wamamaye nka Meddy. Bivugwa ko urubuga nkoranyambaga rwa Instagram rukurikirwa rwa mbere mu Rwanda mu bahanzi rushobora kuba rwibwe. Ni inkuru ivuga ko umuyoboro wa Instagram w'umuhanzi Meddy ushobora kuba waribwe bikagirwa ibanga mu gihe ari wakurikirwa kurusha abandi mu bahanzi nyarwanda bose. Iyi ni inkuru nakurikiranye kuva tariki 14 Kanama 2022 ubwo Rwanda hatahaga inkuru mbi y'urupfu rw'umubyeyi wa Meddy witwaga Alphonsine Cyabukombe. Uyu mubyeyi yaguye muri Kenya azira indwara itarashyizwe ahagaragara. Kuva mu byumweru bibiri vuye uyu munsi nibwo Meddy herukaga gukoresha urubuga rwa Instagram ashyiraho ifoto ayiherekesha amagambo agira ati nta na kimwe muri ibi bintu bikinshitura. Nyuma yo gutangaza ayo magambo, Meddy yamaze iminsi igera kuri 14 adakoresha urubuga kugeza inkuru y'itabaruka ry'umubyeyi we itashye mu Rwanda nabwo ntiyakoma. Ibintu byakomeje kunyemeza ko uyu muyoboro waba ufite ikibazo cyangwa waribwe ntibitangazwe. Uko inkuru zitabaruka ry'uyu mubyeyi zakomezaga gucaracara mu bitangazamakuru bitandukanye, ni kuri urubuga rw'uyu muhanzi rwakomezaga guceceka. Ntangira gukeka ko bishobora kuba ari amarangamutima yamurenze nk'umuntu wabuze umubyeyi. Ibi bitekerezo byaje guhinduka igihe nateraga akajisho ku zindi mbuga nkoranyambaga uyu mugabo akoresha zirimo TikTok na YouTube, nsanga zo zirakoreshwa buri munsi. Izi mbuga nkoranyambaga tuvuze haruguru nizo Meddy yacishijeho ubutumwa bwuje agahinda ko guhomba umubyeyi wamwibarutse, ubwihanganisha umuryango n'abanyarwanda, ubufata mu mugongo umuryango wa Buravan ndetse n'ubwamamaza indirimbo nshya yise Blessed, bizwi ko ari yazaheraho mu rugendo rwo gukora umuziki uhimbaza Imana yatangiye mu gihe cya vuba. Ubundi gutangaza iyi nkuru, umuyoboro wa Instagram we ukurikirwa n'abarenga 875 nturatambutse ubutumwa bwerekeye kubura umubyeyi we, ubwihanganisha umuryango wa Buravan cyangwa ubwamamaza indirimbo nshya nk'uko yabigenje ku mbuga za TikTok cyangwa YouTube twagarutseho haruguru. Ibintu bikomeje kunshira amarenga yuko hari ikibazo kigaragara cyabaye kuri uru rubuga. Ngabo Medard wavukiye i Burundi akabamara ku kazina ka Meddy mu muziki amaze imyaka irenga 14, amaze igihe gito atangiye urugendo rushya mu muziki, agiye kujya akora umuziki wo guhimbaza Imana ndetse indirimbo za mbere zigiye kujya hanze nk'uko yabiteguje abamukurikira ku rubuga rwa YouTube. Uretse gukeka kuri urubuga rwa Instagram rwa Meddy rushobora kuba rwaribwe, hari ibindi bihano bishobora kuba yarafatiwe birimo kurenga ku mabwiriza yarwo. Usibye ko bigoye ko uyu muhanzi atajya atangaza ibintu byamamaza ubusambanyi birimo amagambo akarishye cyangwa yibasira abandi bantu kubera ubwoko, uruhu cyangwa n'ibindi. Nkuko bigaragara mu mafoto twabakusanyirije, Meddy akoresha izi mbuga nkoranyambaga zirimo TikTok, YouTube n'ahandi ahatambukiriza ubutumwa butandukanye, yaba ubugaruka ku bihe bigoye ari gucamo nyuma yo kubura umubyeyi, ibihe bigoye byo kubura mugenzi we Buravan ndetse n'ubutumwa bwamamaza indirimbo nshya agiye gushyira hanze zihimbaza Imana. Nyamaze urubuga rwa Instagram nta mpamvu ifatika igaragara yaba ataracishijeho ubutumwa twagarutseho haruguru. Ikiganiro kandi nitwagisoza tutagarutse ku mateka y'umuhanzi Meddy umaze kwiharira uduhigo dutandukanye mu muziki nyarwanda. Ngabo Medard wihaye akabyiniro ka Meddy nk'umunyamuziki yavukiye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi
tariki ya 7 Kanama 1989, n'umuhanzi nyarwanda umaze kubaka izina mu buryo bukomeye, ukora mu njyana ya R&B na pop, akaba akora umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Texas. Meddy wamamaye mu ndirimbo nka Igipimo, Ungirira Ubuntu, Akaramata n'izindi. Ni mwene Sindayihebura Alphonse na Cyabukombe Alphonsine, akaba umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Amashuri y'incuke y'umuhanzi yagize kuri École Independent i Burundi, n'amashuri abanza ayiga muri École Primaire Saint Joseph na École Primaire La Colombière inaha i Kigali, ari naho yigiye yisumbuye. Yize mu ishami ry'imibare n'ubugenge mu mashuri yisumbuye. Reka nanone tugaruke ku bintu 10 byaranze Meddy mu bugimbi bwe. Uyu muhanzi yakuranye inzozi zo kuzaba umuteramakofu ukomeye. Uyu muhanzi w'indirimbo zikora ku mitima ya benshi, cyane cyane abanyantege nke, zibakurwa n'amagambo y'urukundo. Mu buto bwe niyumvagamo cyane kuzaba umunyamuziki, ahubwo we yumvaga azaba umukinnyi w'iteramakofe ukomeye, ndetse ngo yakuza akunda gukubita utwana duto biganaga. Uko guhorana inyota gukomeza kugaragara nk'umunyembaraga utagira ikintu na kimwe atinya, byamuteje kujya kwigitera amakofe, ariko nyina wari umukristo cyane arabimubuza, nubwo byagoranaga kugira ngo abireke. Icya kabiri wamenya kuri Ngabo Medard. Meddy yakuze ari umunyarugomo cyane. Ubwo yigaga mu mashuri abanza, Meddy yari umwana ukubagana cyane, ndetse mu rugo bamuhozaga ku nkoni, ahanini bamuca ku bukubaganyi no gusagarira abana bagenzi be, kuko yahoraga akubita barusha intege, bityo ababyeyi babo bagahora baza kumurega iwabo. Hagati y'umwaka wa 2002 na 2003 yiyemeje kujya kwigitera amakofi kugira ngo atazagira umwana n'umwe wongera kumwigerereza. Ati buriya kina abantu benshi batazi, nuko na mbere yo kuririmba nabanje gukina umukino w'itera amakofi kuri stade Amahoro i Remera. Umutoza yitwaga Gashugi, sinzi niba ari ugitozayo, nashaka kuzagira ingufu nyine ngo nkubita abana, kuko nari umunyarugomo cyane. Nyuma naje kubivamo kuko mama yarabyangaga cyane. Icya gatatu, mu buto bwa Meddy yari nkubaganye cyane. Mu kiganiro na Igihe, uyu muhanzi yavuze ko ikintu gikomeye yibuka yakoze nawe kikamutera ubwoba, nubwo yari akiri muto, yatwitse inzu y'iwabo aho bari batuye i Remera. N'ibitwenge byinshi ati, natwitse inzu twabagamo i Remera, ariko niyakongoka yose, hahiye igice bahamagara kizimyamwoto isanga abaturanyi batabaye. Icya kane wamenya kuri Meddy, reka tugaruke kuri Meddy yinjiye mu muziki. Meddy yatangiye umuziki akiri muto, nyuma y'uko nyina umubyara yakundaga kumwigisha gucuranga indirimbo za Bob Marley, by'umwihariko iyitwa Redemption Song. Ababyeyi b'uyu muhanzi ngo nabo bari abanyamuziki cyane. Se yari umucuranzi ukomeye wa gitari, gusa uyu musore ntiyagize amahirwe yo kumubona kuko yitabye Imana akiri muto cyane. Nyina we yakundaga umuziki cyane, dore ko yatoje umwana we gucuranga ndetse amwinjiza muri korali, ari naho uyu muhanzi yaje kwiyumvamo ubuhanzi. Meddy ati mama na papa bari abanyamuziki, bombi bacurangaga gitari. Sinagize amahirwe yo kubona papa arimo gucuranga, ariko mama niwe wambwiraga ibyo bintu yacurangaga. Ikintu cya gatanu, nyina wa Meddy niwe wamwigishije gucuranga ibicurangisho by'umuziki byinshi azi kugeza ubu. Indirimbo ya mbere Meddy yigiyeho gucuranga ni yitwa Redemption Song ya Bob Marley, abyigishwe na nyina umubyara. Meddy muri kiganiro yakomeje avuga ko adashobora kubyibagirwa, kandi kuva icyo gihe ariho yakuye urukundo rw'umuziki afite kugeza uyu munsi. Ikintu cya gatandatu, ushobora kwibaza ikintu gitera ubwoba Meddy kurusha ibindi muri iyi si. Meddy yemeza ko ikintu kimutera ubwoba mu buryo bukomeye mu buzima kuruta ibindi ari igihe atekereje ku iherezo rye. Ati ikintu ntekereza kikanera ubwoba ni iherezo ryanjye. Ikintu cya mbere buriya ni ukurangiza urugendo rwacu ku isi mu ntsinzi. Ku mwanya wa 7 tujye kukubwira abantu Meddy yakuze yifuza guhura nabo bakomeye mu isi.
uyu muhanzi nk'abandi bana bose b'abanyarwanda yakuze yifuza kuzahura na Perezida Kagame, Michael Jackson witabye Imana mu 2009 ndetse na Yesu Kristo umwana w'Imana. Ati ubundi nifuzaga kuzabona Perezida Kagame na Michael Jackson, naho perezida we naramubonye, Michael Jackson we ntibyakunze. Urumva ko rero nsigaje Yesu. Ku mwanya munani tugiye kugaruka ku ndirimbo Meddy akunda kurusha izindi n'amarangamutima menshi ubwo yagiranye ikiganiro n'iki kinyamakuru mu 2015. Meddy yavuze ko kugeza ubu indirimbo yanditse muri ku mutima cyane ni iyitwa Ubanza ngukunda. Nubwo akunda iyi ndirimbo cyane iyitwa Slowly imaze kumwuzuza miliyoni zirenga 73, aho yaciye agahigo ko kumuhanzi nyarwanda wa mbere ugize indirimbo igeze kuri uru rwego. Ku mwanya wa 9 niwe muhanzi w'icyamamare Meddy akunda kurusha abandi. Mu bahanzi babayeho n'abakiri ku isi, Meddy ukunzwe muri iyi minsi mu ndirimbo My Vow yashyize hanze umwaka ushize, avuga ko akunda mu buryo bukomeye umuhanzi Michael Jackson by'akarusho, agakunda Asha Raymond ari nawe afatiraho icyitegererezo mu muziki. Ku mwanya wa 10 ari nawe wa nyuma turagaruka ku kazi Meddy akora hanze y'umuziki muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atuyemo. Uyu muhanzi usigaye gukorera umuziki hanze y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubona kandi kaza akora hanze yo kuririmba, uretse masomo yakurikiranaga bitazwi niba yararangije muri Talent College iherereye mu mujyi wa Texas. N'ibigwi bya Meddy twagarukagaho ni mu kiganiro cya INTEGO TV, naho nge ndi Daniel Rema.